Abashimye ko namashimye manika Anjyana bicaye ku Hallelujah. Basa tumenyamwe kubo muri mucye bw'izina rya Yesu. Ntabwo cyangwa kumereje niba amafaranga batumye ari kimenye barategeka nkugiye barati. Ntabwo tugiye tuzayakora ngaye. N'amagana atandatu yashaka. Hallelujah. 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 Eka twese cyane amusore Bibiliya tugiye gukora akazi agakomeye cyane kandi kataroshe cyane tugiye guseka. Ndagira ngo mbaye gusoma tugiye guseka. Hari ibintu nk'ibikoto gukore ibintu tsigana turafata kimwe birezerwa n'ibintu byose tubishyire mu hanyuma tubikorere. Yesu nashimye cyane. Hallelujah. Turimo twaganira ijambo ry'Imana riri mu Abacamanza igice cya 5:7. Haravuga ngo abatware b'Abisirayeli bari baracitse intege kugeza ubwo ngewe Anyobora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisirayeli. Muri uyu mugoroba ndi kumwe n'abantu bagiye guhugurwa nk'ababyeyi ba Isirayeli. Ndi kumwe n'abantu bagiye guhugurwa nk'ababyeyi ba Isirayeli kugira ngo bakure Isirayeli mu kaga. Yesu nashimye cyane. Ndi kumwe n'abantu biteguye kugira ngo bafashe ubwoko bw'Imana. Ndi kumwe n'abantu biteguye bagiye gukora ibintu bitatu. Bagiye kuba abasirikare bakarwana, bagiye kuba abacamanza kandi bagiye kuba abahanuzi. Debora yabaye yakoze ibintu bitatu. Yesu nashimye cyane. Yabaye umucamanza w'Isirayeli, yabaye umusirikare twasomye kare ahantu ni igice cya 8 aho yabwiye umujenerali ko Baraka ngo najye kurwana. Baraka aravuga ngo ntabwo najye tutajyana. Umugabo umujenerali umurwanyi ukomeye yagabye ku rugamba atajyanye n'umugore witwa Debora. Yesu nashimye cyane. Hano tweka ko Imana igiye gukora niba physical strength yari imbaraga z'umuntu ahubwiye ko ufite umutima wizeye kandi wishaka. Yesu nashimye cyane. Umuntu wese wizeye wejeje umutima we Imana yamukoresha. Abwira umujenerali ntabwo gufata ingabo ujye kurwana. Undi aramubwira ngo ndakurahiye nuza tukajyana nawe ariko ntutagenda sibe ugenda. Haleluya. Ni ibintu bitumvikana ukuntu umugabo yanze kujyana abasirikare bajye kurwana akabwira umudamu umubyeyi nawe arabyifitira kuri icyo gace kuko yitoro gusa n'abantu yewe mpamuka n'umubyeyi ariko kandi ni umubyeyi warenze wageze ku rwego rwo kujya kuyobora generali ku rugamba akarwana. Ese hari umubyeyi turi kuri mugoroba wumva yakwemera akarwana? Ese muri iki gihe hari ikibazo gikomeye abandi aba bantu bandi igihe cya bwa mbere igihe cya cy'uyu witwa Otiniel yarwanye igihe cy'abo muri Mesopotamiya bari barateye ubwoko bwa Isirayeli babashyira mu bucakara babamara imyaka 8 ararwana ariko bari abanzi baturuka kure ntabwo barabaha mu muri Perez. Icya kabiri igihe cya Ehude yarwanye n'Abamowabu bafashe Isirayeli bamara imyaka 18 bari kuroneka nabo bari baturutse kure. Muri iki gihe cya Debora Yesu nashimye cyane. Hari mu gihe cy'imyaka 8 abanyakanani n'abantu babanaga nabo Imana yereke Yesu bagera i Kanani basikana y'ubwoko yose bamaze kugera ibintu barakora baje baturana n'abanyakanani n'umuturage wa hafi n'umwanzi wa hafi n'umuntu ukuzi neza n'umuntu urwanya kuzi wuno munyekanani. Muri icyo gihe nicyo gihe Debora yahagurutse bari barajya Isirayeli imyaka 20. Uko igihe cyagendaga kigirayo niko imyaka y'ubukolonizi baterushaka kuba myinshi. Yesu nashimye cyane. Mu gihe cya Otiniel yabaye imyaka 8, mu gihe cya Ehude imyaka 18, mu gihe cya Debora byageze ku myaka 20. Ari nayo mbere hari ibintu bimaze kugenda byiyongera, hari bimaze kuba byinshi, hari bimaze kugenda bigaragaza ko dufite imbaraga mu gihe gikurikiranye ubuzima bwawe. Muri uyu mugoroba nubataya ukizera imbaraga z'Imana urabikora. Amen. Yesu nashimye. Ubwa mbere byagaragaraga ko bidakomeye cyane. Ubwa kabiri byiyongera n'imbaraga.
ubwa gatatu tumaze kugera ku rwego rukomeye. Uyu munsi birasaba umuntu umaze kumva birambiwe, umuntu umaze gushaka kwibwira ngo rekeraho. Muri iki gihe cy'Abanyakanani bari bayobowe, bari bafite umwami wabo bayoboye yitwaga nde? Kayangwabi yitwaga nde? Inde? Mumvuge cyane mu yitwaga ko mutavuga cyane, ndashaka kubyumva iryo zina muri kuno muntu. Umwami wabo yitwaga Abanyakanani kayitwa bimera umwami witwa Yabiri yakuye umujenerali witwa Naho baragenda bose yo Rwanda Sisera. Yabiri yarafite umujenerali witwa Sisera w'Isira niwe yohereza n'ingabo, niwe wakomandinga bakajya ku Rwanda. Yabiri nawe yari afite ingabo zanditseho umujenerali witwa Sisera. Iyo zahamuka abisirayeli bagiye, iyo babwira ngo muzane imisoro yose mwakwiriye muri iki gihe bakanga kuyizana, babwira ko Sisera guhamuke n'inkota ye bari kuragwa bashya. Sisera ni umujenerali ukomeye, ni umudayimoni ukomeye uyobora igitero gitera iwanyu, ni umusirikare ukomeye, ni umudayimoni ukomeye cyane Satani akoresha mu gutera teritwari iwanyu, mu gutera famiye iwanyu, mu gutera ubuzima bwawe. Izo ngabo z'abadayimoni zifite umujenerali uziyoboye witwa Sisera. Muri uyu mugoroba urugamba tugiye kujyaho ni ukurwana n'uyu mujenerali. Yesu nashimira ni uguhangana n'uyu mujenerali. Buriya abantu abayobozi bakomeye ndetse n'abajya ku rugamba bafite abajenerali boherezwa bakajya kurwana kugira ngo raporo izamugereho. Hari igihe y'igihugu mu yambatayo yari iyoboye n'umujenerali. Iyo umujenerali bamukubise isasu uyoboye aho ngaho biragoye, hari urugamba rwagira aho ngaho. Hakaba n'igihe ushakamo abandi bakagusiga urugamba rugakomera, ariko akenshi hari uwo barasa. Muribuka igihe cy'intambara igihe cya Etiyopiya n'Abataliyani, mu gihe barimo gukoloniza Italy, mu gihe Abataliyani barimo gukoloniza Etiyopiya. Etiyopiya ifite umujenerali witwa Menelike. Menelike yuko yararwanya Abataliyani arabita kompite. Noneho igihe kiza kugera umaze gutwara amakuru aravuga ngo ndashaka kurangiza ikibazo cy'Abataliyani ku buryo batazongera kubona. Akora akantu k'ubwenge, abwira abantu bamuri ngo mugende mutware igihugu cy'igihuha, mugende mubabwire ko napfuye, ko ibari bari ku rwego bajya gutera bamundi twamusanga nta kintu tumarira bakaza kugenda. Babakiri kuri bwa ngo Menelike yapfuye. Iyo nkuru abatari bayumvise baravuga ingabo umwambari w'anavuga bari batunesha yapfuye, uwatuza gufata Etiyopiya yapfuye. Barangije bamaze kwambara baza ku rugamba, baza kugiye gusanga ingabo zanyanyagiye zapfushe umujenerali. Baravuga ngo niba tubaza cyakwishe kuko kwishwe ni umubwire n'inzoka yandiye. Bigiye bari turi mu ishyamba muri ya pushi zacu n'inzoka yandiye yapfuye. Bivangana kuri bwa ngo inzoka yamuriye yapfuye, abandi barabyumva baza biruka ko bari gucisha umujenerali yapfuye. Kumbi yari yateguye kubatera amushira. Igitero bakwiye icyo gihe cyo cyabaye cyane n'abo bakoze. Umuntu witwa umujenerali uyoboye ukomeye cyane. Yesu nashimira. Muri uyu mugoroba ndashaka dutera generali witwa Sisera. Uyu uyobora abadayimoni bahora iwawe buri munsi, bahora iwawe buri mugoroba, bahora iwawe mu gihe cyose. Igihe cyose ugiye bamenya ngo wamaze kwishyira neza, Sisera aravuga kuki Imana iducisha ku bihe nk'ibi ngibi. Imana yemera ko uyu generali witwa Sisera ateye ubuzima bwawe ku mpande ebyiri. Iya mbere, Imana ishaka kuzuza kwizera kwawe. Imana ishaka kwesira kwizera kwawe. Ni gute uyu muntu anyizera? Kugira ngo Imana ijye kwizera ikohereza urugamba rukomeye gusa. Icya kabiri, Imana ishaka kureba uyubaha. Faith and obedience. Iyi Imana iri gutera yohereza intambara ku buzima bwawe. Ibiri ishaka ibintu bibiri. Nta gatatu kukubabaza kuko kurira ngo ntacyo bimarira. Imana irashaka kureba kwizera. Icya kabiri irashaka kureba kuyubaha. Muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo urayubaha, urayizera. Haleluya.
ubuzima bwa Kristo n'ubuzima bwa gisirikare ni ukurwana. Yesu nashimira kabete hari ibintu bitanu Imana ibishaka kureba ku muntu iri gusunika ikigeragezo nawe ikigeragezo cya Satani ntabwo gikomera. Ikigeragezo gikomera mu buzima ni icy'Imana. Yesu nashimira ikigeragezo cya Satani ntabwo gikomera mu buzima cyoroha cyane. None se niba Uwiteka ari iruhande rwanjye umwanzi wanjye ni ntushobora kurwanya kandi Imana irwanya uzakora. Ikigeragezo gikomeye ni icy'Imana. Imana iri kugerageza yewe irakuvunagura irakuvuguta kugeza impanga zigushize. Imana ikubita muri za nzira ryawe. Imana ikumanika mu giti igashusha umutwe hasi igukoresha kose kugeza igihe uhindukira umugisha. Yesu nashimira iragusonjesha inzara ikakugira no kwipfa kugira ngo irebe niba uzasonza ukayihana. Imana ishimwe cyangwa ngo Imana igaragaza umuntu Imana no kwizera ko ntuga bivuga mu gihugu ibyo iguha ntibishobora kwigaragaza. Iyo Imana igusubije ikigeragezo ikintu cya mbere bishaka kureba hari umuntu urizera cyangwa ntabwo wizera. Kuko icyo umuntu atizera icya mbere kiza mu bwonko bwawe ni ibitekerezo. Uyu pasive icyo kintu kije kuri pasive ingaruke. Pasive ni ability to see out clear, ni ubushobozi bwawe bwo kureba ikintu runaka ukoresheje ibyiyumviro n'ibitekerezo byawe ukoresha amaso ko muhuye n'iki kibazo abaye ako kanya n'igitekerezo ubu nonaha usohotse hanze ugakwitana n'ukuri guteye ubwoba n'iki kiza mu mutwe wawe baranganyije bari barabigambiriye kuva kera babigezeho. Ako kanya ikikubayeho uzwi turasibarira mu bantu ntiwaje gutekereza niba ari Imana, ntiwaje gutekereza niba ari cya gihugu cyangwa se kirimo gushya kimurebuza kugira ngo ajye kwitegereza igihugu ntabwo ari Imana ivugisha. Ako kanya ubwirwa amanere rwawe. Icyaka Imana ishaka muri wowe ibishaka kureba ngo se niba agiye gutekereza ko ari ibyo bayazana w'iki kibazo wewe, niba agiye gutekereza ko ari gutekereza ikibazo. Aha niho abakorera benshi tubwira ako kanya Satani yakubwira ngo umuntu ari gufite ikibazo n'ubwishimo nikanaka ukiruka uvuga bakanaka Satani akureba yiseka cyangwa se Imana ikureba iseka abambara cyane umwana uri uranshakira mu bantu niyo ndakurebeza ngo tuvugane n'ibanga mu bantu. Imana ishaka ko ako kanya mbere yo kureba abantu banza ushaka Imana mbere yo gushaka kubatera ikibazo. Yesu nashimira ikibazo kizahoraho ariko mbere yo kujya gushaka uwaguteye ikibazo banza ushaka Imana wumve ikivuga kuri icyo kibazo. Imitima yacu ikanyira bigenze bitiru ni runaka nikana nikana buriya nikana ni runaka nibakana nibakana uko yukanga muri ba runaka nabakana ndakurahiye ntabwo uzigera ubona umwana wo gutekereza gushaka Imana urakurahiye. Icya gatatu Imana ishaka kureba ese aratekereza ko ari ibyo wakemura kino kibazo. Yesu nashimira aratekereza ko ari ibyo wakemura kino kibazo. Ako kanya wikanira nikana nakana buriya kana yafasha runaka yafasha ugaha telefoni zikuhamagara ntibazitabe uyu nawe yagiye kunyitaba ugahamagara uyu nawe aranze uyu nawe arabuze ako gahe kabaho. Buri muntu wese aramugerera iyi puresha yo kwibaza ngo nijya gukiranuka kandi n'ibintu bijya bigorana n'akwata Imana ndayizera kandi urongera ariko kandi niba wizera Imana ishobora byose yikoreza urugendo rwawe bibugiwe. Haleluya haleluya. Abakozi basi Imana bazi gusenga Imana ushobora kuzigera umenya ibihe by'umubabaro kubera utabibona babihishe mu cyumba cyabo cy'amasengesho.
birakubita kandi ijambo Imana akiri yose kana kana bayishobora we nkaye yamara kwimana uraseka unarije kureba ubishe kwabayo oya nta kibazo cyakemutse kandi iyo Imana ishimwe ukuri cyakemutse nizeye ko Imana yo gikemura narigize ko cyaranye ngiye cyamaze kurangira ni wowe ukisigara ko nizeye Imana ishobora byose yamaze kujyana Yesu nusenga Imana utizeye imbaraga zayo urashyushya sare ngo twinjire kujya mu cyo cy'ibyigisho nusenga Imana wizeye imbaraga zayo uzabona imbaraga zayo. Haleluya. Icyaka Imana ishaka ni ikisu cya gatanu kandi irashaka kuri ese uyu uruhare rwe n'uruhi muri iki kibazo umukemurire iki kibazo uruhare rwe ibyo bintu bitanu n'ubifata bizagufasha mu buzima bwo gusenga. Icya mbere imitekerereze yanjye mu kibazo kigeze imbere. Icya kabiri uwo ntekereza ko ari nyirabayazana w'ikibazo igihe kigeze imbere. Icya gatatu niyo ntekereza ko yakemura iki kibazo igihe kigeze imbere. Icya kane ese ndizera uyu nguyu ntekereza ko yakemura ndizera ubushobozi bwe n'imbaraga ze. Icya gatanu ni iki nakora kugira ngo icyo kibazo kibe. Ibyo bintu bitanu nubifata bizagufasha. Ugeze ku kazi mu gitondo usanzwe wari kwirukana biranditse ku meza, ako kanya utekereza iki? Niko wahita nkazi cyangwa kuvuga ngo niba ntekereza ko nyirabayazana w'iki kibazo ndabizi akana kayamara yanyanga niwo wakoze kugira ngo bayibone. Ako kanya tubaganiye ku muntu ugiye gucuruza ugiye gucukura. Icya gatatu haleluya toro Imana aho satani twici naho kura amaso kubantu wikuba kabana arabanza n'uwo satani azindutse ko satani yitije Petero. Yesu amenya ngo kwima satani yaragiye kuvana mukande kandi uweza kusikiritora nta muntu umwanzi uhoraho. Abanyapolitiki nabo nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho. Twebwe muri Kristo nta mwanzi uhoraho kandi tugira inshuti zihoraho. Yesu nashimye inshuti yanjye n'inshuti y'iteka ryose muri Kristo Yesu ko n'utwamenye amaraso Yesu yakugize ubwenge ntabwo turi inshuti z'ibihe byose, ntabwo inshuti y'agahe gato uri inshuti y'ibihe byose. Haleluya. Ntabwo umuntu yizera ko imbaraga z'Imana zahangara ibintu generali ujya uhangara famiye yawe. Yesu nashimye hari umuntu imbaraga z'Imana zamukoreramo wowe ukura zamukoreramo ugahindura amateka y'igisekuru cy'iwawe ukandika amateka mashya. Arega ibi uyu mwana uko bagiye basimbura isome biriya burebe igihe cya Yehudi habaye amahoro y'imyaka 40, mu gihe cya Anyobora habaye amahoro y'imyaka 40 y'iyi generasiyo. Muri iyi generation yawe ushobora guhindura amateka y'iwawe ugakora amateka mashya ku buryo bazakurikira bazubakira kuri fondasiyo yawe. Yesu nashimye. None se kuba tubakira bashyizeho fondasiyo y'icana ya satani kwita hasi kugira ngo tuwo kwikige nawe tutemere ko muri generasiyo yawe dushobora gushyiraho amateka mashya tukuba gucana cyima ku buryo bazakurikira kuri twe bazajya birahira Imana yawe. Yesu nashimye. Haleluya. Haleluya. Muri Imana y'Abrahamu na Isaka na Isirayeli abakristo bazatera ubu cyane aho kugatera aho apostoli yashunga imyaka yose. Ntabwo ari kuvuga Imana y'Abrahamu bahera ku Imana y'Itwaza barayibonye n'amaso yabo. Naho apostoli yase ahera ku Imana ya Kajana papa we n'Imana yawe yewe Imana muri Kajana papa we abana y'ibyaha y'ibitoro rya mbere kugatera n'abana babonye Imana y'Itwaza Imana y'Itwaza Imana ya Kajana Imana y'Abrahamu Imana y'Isaka Imana y'Isirayeli muri generasiyo yabo amateka yahindutse. Wakoze amateka nibura bamwivukamo. Ejo bari ku Imana y'Abrahamu babwira ku Imana yawe. Nibura abana bavuye gusenga bazavuye mu oya Imana twabonanye mama Imana yacu, Imana twabonanye papa Imana yacu.
Simana n'umwishyuza Mana mbere ku Mana nabonye Imana nabonye data mbere iyo Mana. Haleluya. Aba bitwaye amazina, aba bitwaye amazina babaye gutangura barwanya hasi n'abasesira barwana n'imyuka y'ubuse iwabo kugeza igihe bashyira iherezo. Uyu munsi abana babo barimo baragenda bakabwiriza wanjye muri mugoroba tugahangana n'ibiceri n'abasesira wayoboje famille yacu wayoboje imiryango yacu igihe muri mugoroba tukabika tukabwiriza. Haleluya. Babutse imyaka makumyabiri ahubwo gusubiza inyuma nawe wari uruhuye n'iriya n'ibisho byabo baravuga ngo Yesu yarapfuye edayeri igisirikare cya Isirayeli uyu barwanaga nawe uyu yari afite ingabo 900 zirwanira ku mafarashi zikomeye zirwanira ku mafarashi afite imyambi byose bikomeye cyane. Arareba Isirayeli babona agatege bafite nta gisirikare bafite na Yesu wese nta gisirikare atoje yasize nta muntu wasigiye n'igihugu bajya kubafatanya bayifashe reka tugende tubafate nta basirikare bari bafite ariko abasirayeli byabo yakuye na Isirayeli nta basirikare ariko muri icyo gihe hari hahagurutse umubyeyi badekora yemera ko umusirikare nabo udashaka ko Imana ya Isirayeli yongera kumenyekana amahanga kumenya ko ari Imana. Niba wamundira ku mugoroba udashaka ko imbaraga z'Imana ya Isirayeli bimenyekana ko ari Imana muri uyu munsi w'ubuzima bwawe, ko ari Imana muri uyu munsi w'abana bawe, ko ari Imana muri uyu munsi mu rugo rwawe, ko ari Imana muri uyu munsi mu mirima yawe, amahanga azamenya ko yama icyo yaba iracyari Imana ivuga rikora Sinzatinya urabyizera iracyari Imana ivuga bikaba iracyari Imana itegeka bigakomera wakwemera buri mugoroba igategeka ibyawe nawe Yesu nashimye. Haleluya. Sinzatinya bararwana bigeze isaha y'umugoroba barikangara ku nda aribuka ndashaka kuza kubona Sinzatinya wawe ari kwamamaza ayikangara ku nda yamubwiye yababwira mu kanya nimubanze umukubite kwe mubwire rwanda aho wahereye gusoko ryawe aho wahereye n'ukubite aho wahereye kugira ngo tugende aho wahereye tunaniza aho wahereye n'ikindi ibyo y'ikintu mubizi ndashaka kubita muri uyu mugoroba ndashaka kubita muri uyu mugoroba mubwire inkota y'Imana fata Bibiliya yawe ufite Bibiliya aze muzima ufite Bibiliya iyi ni inkota mubwire ngo ndaje nabwiye guhangana ubwato Bibiliya sisi muri gukoresha urakoresha shaka kirifata mu ko nta muntu wari shaka kirifata mu basi niba ifite no muri Abacamanza niba ufite muri telefoni basi fata na telefoni umubwire ngo ndaje muri uyu mugoroba wanjye nawe umubwire ngo mureba umubwire ngo imagine ko adahari umubwire ngo sesi uri umujenerali uyu munsi ndakwereka jenerali ukurenze uyu munsi ndaje ndakwereka ko hari Imana muri Isirayeli ndakwereka ko hari Imana muri Zayoni ndakwereka ko hari Imana mu rugo rwawe ndakwereka ko hari Imana muri njye uyu mugoroba jenerali ndakwereka umenye Zaburi ya Imana data mu izina rya Yesu Imana nyiribihe Imana nyirubasha Imana nyirubushobozi Imana nyirikumenya Imana nyirimbaraga Imana nyirubutware Imana nyiribyose uri jenerali mukuru uri nyir'ingabo mwami umunsi umwe umugaragu wawe Gehazi yabonye ingabo za Siriya agira ubwoba yikajya kuri Elisa ariko mukapfuye yarabonye ingabo yarabonye abajenerali baziyoboye ariko mukapfuye Elisa avuga ngo Gehazi yurire ingabo ngwino rero turi kumwe ngwino rero Uwiteka uyamukoze ku maso amaze guhumuka abona ingabo zibagose abona ingabo ziri kumwe nawe muri uyu mugoroba Uwiteka yamuhaye ingabo muri uyu mugoroba Uwiteka yamuhaye ingabo muri uyu mugoroba Uwiteka yamuhaye ingabo ugiye kuziyobora na jenerali ugiye kujyana na Baraki ugiye kujyana na Debora
ugiye kugenda na Anyobora kandi ijambo rikomeye